Ase bro. Yo. Mani muzi ko Cristiano ngaje muri mani. Nteka genda kuva ryari. Ako boss mva nk'inkuru nziza tuba tuvuze boss wallahi habe no kugira. Sinzi na. Agiye kongera atangira gure za kanari. Ahubwo se murabizi ko yasinye neza cyane ntabyo. Umva nkubwire. Yo, cyakoze mani nakubeshye. Ibikombe byose ngiye kubitwara wallahi. wallahi cyokoza boss noneho tugiye kujya tuzita. Ase boss wanjye. Ase ko mbona yarangaye bimeze gute. Ura mukobwa yarangariye se. Zikaruri ya mubebi ma. Ako cyakoze bro mubwire sibyo. Cyokoza urani ubukwiranye na boss Ni cyane. kweli ka. Urabona ukuntu ibintu ari mahwiwe na boss. None umva mubwire sibyo. Ako ari akaniga nabonye bazanye. Akaya sikarase urabona. Umva rero mbabwire rero shaho. Urumva murazana ibintu bya maniyu. Urumva kandi hano mu mutwe ndimo ndatekereza uriya muntu ukuntu namubona baba we. Urukundo. Nta muntu wandusha nambaye. Ntabwo. Namba se ni wayibura. Wayibura gute se? Nimero ye man. Korera. Njyewe mwemereye sinkana. Umuntu uri bwanzanire nimero ye. Nimero na Ibindi ndabyimenye. By'amagande se cyangwa by'amanyarwanda. umva nkubwire se. Njye bite nangira akazi. Genda yaba mu manyarwanda. Urucabana. Ndayaba mu manyarwanda. Kanangira akazi. Twagiye. Urumva? Njye ngiye gutanga akazi. Urani misi wa hano muri karitsiye. Njyewe ngiye gutanga akazi. Urumva? Umuntu uri bwanzanire nimero yiwe. Urumva? Akobyo ni icyuma. Umuntu uri bwanzanire nimero. Ndabona afite na smartphone. Umuntu uri bwanzanire nimero yiwe n'ifoto ye. N'ifoto. Mwemere ibumbi senkana. Ibindi ndabyimenye. By'amagande se cyangwa by'amanyarwanda. Umva nkubwire se. Njye bite nangira akazi. Genda yaba mu manyarwanda. Urucabana. Ndayaba mu manyarwanda. Kanangira akazi. Twagiye. Ntabwo kugenda mbere ariko kugerayo. Urumva? Ngiye munzanire nimero ye. Reba nka karaga selfie we. Ako boss nubwo mpinga. Boss nubwo mpinga. Jena umva ikintu ndi bukoresha. Sindi bukoresha imbunda, sindi bukoresha icyuma, sinzi. Gusa ngenda koresha amagambo gusa. Kandi uramukobwa icyumweru kimwe araba yakugarukisha. Wambabariye basi se byagutwara iminsi. Boss mavanse wowe mavanse ngiye mukazi. Vanse yangaye. 25 se wabuze ngo ni senga. Ntabwirwa n'iki niba utagiye Gabo kumpeza. maya gacumi ko kubanywa kako. Awo zubila. Boss zikari seriye we. Ase boss nubundi karimo wayujuje. Batwaye ayo ngayo. None se uko muranzanira. Cyo nyine uyaranzanira MTN na uranzanira Atigo. Uyaranzanira MTN uranzanira Atigo. Yatigo. Nimero ye Atigo. Kai nkita kibi. Kibere. Bose reka njye mu kazi rero. Ahubwo wowe genda ungurira amayinite. Mayinite. Genda ungurira amayinite mitemo nanamuhamagara mvugane nawe. Urumva? 100% ndauratumva Kwa nimero ya Nrayiboro. 8 2 ndayishyirira. Ako suyuwe n'indi hutaza shefu. Wowe waje ugenda. bite mupfubuzi. Ngwinde. Giruta imfizi y'umugi. Mumva bagateranya miryango turabamenyereye. Ni mujya mwemera. Sherira akanyereka. Aho uzaba Nta kibazo mfite. Ari kibazo. Ndura gaki? Munara kanwa se. Bakanywa batese. Wanyeretse ukuntu bakanywa iwe. Umva bakanyweshe igereka wegereka. Oya barakarya. Yo kuno babikora. Akosheri nawe muri minsi uri kuntwikira umva. Uri kuntwikira umva mu buzi. Niwisheri umva muri minsi uri kuntwikira. Yewe we. Ese Bagirwa? Sakararyoye. Nawe rero ngo wumve. Aba nk'ismart wamwikiye ejo bundi none nkwikiye ngo kukarabo none bwa mbere wumve. Sheri kararyoshye pe nukuri urakoze cyane. Ndumva kameze neza. Ariko rero mfite ikibazo.
uriya muntu uciye hano avuga ariya magambo ibi navuze nibyo cyangwa ngiye numvisha ibintu binca mu matwi ariko si bariya ni bandi batandukanye abantu bazira abantu bikundanira sheri ngiye simbizi gusa icyo nzi birambabaje n'umuntu turi kurya gutya yego pe nishimye ariko ariya magambo anyuze mu matwi numva reka ntabwo ari byo wawe bitese sawa sister rero hari ikintu cyakumfasha mukanya se waduciye hariya numva umbwira ibintu binca mu matwi sheri wanjye ni njyewe nyine buriya wowe rero uri kumwe na bombe gisasu hari shababu mbi cyane ngo iki goko ayo makuru niyo nshaka ndayagura ufite angahe se ahubwo ngo njye nyagura ntugire ikibazo amafaranga ahubwo wowe mpa amakuru neza ume mpamvu mbwira rero kuko njye nkorana n'ibijya mbere nkorana na gutya bukore sibyo bro ndakwereka mu rugo hanyuma wowe uzaze amafaranga nta mafaranga si ikibazo njyarahari kabisa we ndangira neza noneho njye na mukanya nahita nza nari okay nta kibazo reba hano hibutsa abantu vuba hano hirya hari inzu nziza ya Gitwe nuhagera nta kibazo njye naguha nimero tayari watumamagara hanyuma ukaza mu rugo njye twata tubisoza nari naho ubundi wora muntu umugendere kure urabona umuntu yafite inyonjo yumva rwose sibyo ako buriya we ibimubangamiye oya bro nawe rero ufite ibintu bikubangamiye utabizi reka gutinda mu magambo ibi urumva naho ubundi njye nahita nguha n'umuntu muberanye rwose ndabona nari ko mama shenge ni cyiza we ahubwo nanjye ndagenda nshoro uwanjye mu bindo reka nca saha yamfashe hari ibyo ntareba ntinjye sinzi amaye heba nose sheri uraho sheri yego amakuru se nari mfite urugendo naringiye oya ahubwo reka twicare hanze ndabona hari n'amafa tube dufata akayaga oya reka nkuzanire agatebe tuganirire hanze ndabona hari amafa cyane mukumbere rwose bikomeye nanjye nuko sheri ni karibu rero ni karibu rwose icara reka nzana agatebe nanjye tube tumena habiri rwose nanjye urukumbuzi rwari rwose niko se sheri amakuru ni meza ariko cya gihe ari umuntu waduciyeho arandaburiza Petiya bimeze bite nari bro sasa rero nshaka unyobora nshaka ahantu hari umukobwa w'ikizungereza aho si haje ufite ikizungerezera n'uwo nguwo ufite mangayisi ko nta bintu nabi urahazi se neza ndahazi wenda wakuyobera none ningerayo ndaza ngo nagira ibicwa nari ntabirenze bro siriho wari unahageze ahubwo reka rero dore naho imbere tukomeza hari urugo ruri hariya tumubona apu ubwo si urwo nyuzeho hariya byashoboka reka niraseyo ntabirenze ubwo nindya nyine nawe urarya nawe ubu sa uramusheta mbwira nta handi h'icyaha igipangu sheri ubu none se ko nta karabo mfite ako se sheri nawe rero nakubiswe uyu munsi none ako se ubwo wamenyereje utuntu none uje gutyo gusa ariko rero nawe kuko numva bavuga nk'abari kurya urabizi nanjye ariko aha ndagukunda nzapfeje numva nanjye nuko mwiriwe mwiriwe amusuzara mwiriwe ndakwemera urabizi nanjye mwiriwe waje mumeze mutera ewe turaho ariko se we ya makuru nari nyazanye wose wa muntu ubanza ari sheri uzi ko banza sheri umva
mbabarira nifatira umuntu oya nta kibazo ntumubwire ko mari oya genda we gusa ukuri kugaragaza yes miss wisi bro ngo ngwiki ni fresh bro ni naho ubundi ni kari budara gatebe ubundi njyewe ungaya gutinda ariko nungaya guhe cyangwa kondere cyakoze ungaya gutinda utica umugambi na ubu no kwanga imirimo yose banaye umwanya nawe rwose mva kabisa ariko njyewe mvuga nanga amakuru ndi kunywa cyakoka ni cyakoka rwose nta kibazo ndagitumiza wowe ahubwo we mpa amakuru vuba naje ntuma umwana kizana naho ubundi burya n'urya uzarya akagabuye nicyo nkundira abantu nk'amurega niyo mpamvu burangiye mba nziranye n'ibibosi bikwiranye nawe apana uriya wirirwa azamura amapantaro buriya iyo mubonye mba mbona asigaranye umutwe gusa ni nka bombo y'agafiri ariko se ko mukunda ko umukunda arantwikira pe uzi utuntu nzanira twose gukunda uriya ni nko kugiwawa urashaka amakuru yuzuye cyangwa yuzuye cyane sinakubwiye ko nshaka amakuru yuzuye reka nze nyaguhe urumva yura mudurumu nanjye niyo mpamvu navuze ngo nagiye mbitekerezaho burya numva ako reka nkubwize ukuri sinzi wowe mbwira ariko uranda mbukunda uriya mugabo rero njyewe sinzi impamvu agira n'amaraso yo gukunda uriya urumva abakobwa bose yakundanye nabo niyo waba uva urabona ko uva mu rugo rukiza uriya ejo bundi uzaba ucuruza agataro hose ngaho nibere tuma iyo koka ahubwo nkwere bro nawe rero ngaho uri kugishaka kuzana ibintu ntazi ubundi wowe ntukunda umuntu ukunda ikofi dore imeze itya uzi ko ari byo bijya mbere se muri iki gihe ahubwo wowe uzangurira hamagara twumve nyamara numva birya halo yes boss wetu wowe ngwino hano handi kwa haje ku gipangu banguka watega indege watega moto gira vuba sawa banguka rwose oya nabyo kutuzanira nk'inkoko reka nabyo inkoko turayirya dutashye inkoko ariko ndamubujije twebwe tuhita tujya kuyirya muri hoteli turayirya muri hoteli ni umukire wowe ubaka akanya arahageze wakora nka nuza nka mbirane natinda ahubwo uramuga uzi ko buriya yajyaga ananyara ku buriri ako si ubwo iryo ubwo ubusebya gutya ku noneho anywa inzoga urumva anywa inzoga akinera akinyarira byose ako si ubwo ubwo ahari ibyo bintu wabisubiramo inde uriya niho warebera imbwa n'umugabo nyamara shawe umva abona uri guteranya neza udashinga arabyina ariko se reka haze bite kutavuga se ampaye none ubwo igifaransa ko kigukamanye bose nimwicare reka yicare tuwe tuganira oya yicare komeza ikiganiro oya niyicare rwose nta kibazo oya ntabwo yicara uyu nguyu se ko amenyereye guhagarara ahubwo mbwira reka buriya ngende n'umuturanyi wanyu buriya havuyemo papa wawe niwe mukirundo ukurikiraho uyu mugabo we aza ari umwanya wa gatatu utangiye kumushima hanyuma uri kumusebya uyu mugabo usibye nyine ko yambara inkweto ihengamye ariko none se nimba mvuze ngo yambaye inkweto ihengamye mvuze ko yambaye n'ipantaro icitse njyewe karekata imbwa ninde umugabo ninde njyewe nyakubahwa ariko se kuki abantu b'ubu mugezwa n'amagambo ibintu byose wavuze usanze ibyo unsebya ari byo nkunda ndabizi abantu nk'aba ndega ntibajya babura mu rukundo aba yaje kakwifatira icyakwereka umushinya nari mfite ariko bose nanavuze ko ufite n'imodoka na ya nzu y'igitwa ariho uri kuyubakisha utangiye kuvuga neza se none se nanya abantu ngaze agenda asebya abantu oya nanjye mise mbona iso sheri uyu si umukozi wo kwa runaka ukora mu rugo neza si wenyine nagendera nyamwirataniza nkondo zanyu sha oya ariko ntukajye muteranya boss je kariboni boss kariboni ibi ni ibiki hako nk'ubwo bubazo ariko aba yabajije kuva A a Z
ase nkira komande impagaze 150 turayirya yahoze niba ari ibyo tujye kuyirya none oya ntabwo twayivize wana twagiye apo twigendere naho wongeye rwose akose ndekura twagiye umva mfasha nkwereke nkosora umuntu ndekura nigendere twigendere abakire nuko nkuko bamera uko uri umukene birakajya wowe banza ukora ikofi mwana urimo uranywa ufashe ibyatsi ndabona asanga bayimaze kanigire mu rugo nyine nire twadushyimbo mukecuru yatetse nyine abarya inkoko nyine birire ariko sinzava ku izima pe ngiye gushaka ikofi